inshuti bavandimwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, reka nongere mbasuhuze ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese. Reka dushime Imana yongeye kuduha aka kanya keza ko tugiye kwiga ibyanditswe byera mu ishuri ryo ku isabato. Nk'uko bisanzwe rero, iyo abantu bageze muri uyu mwanya ntabwo ari uko rwose baba bagize ikintu babikoraho, ni Imana iba yabishatse. Tujye dushima rwose. Ndi kumwe na Evinero nk'uko bisanzwe. Reka twibukiranye ko turi kwiga icyiciro cya 13 kirangiza iki gihembwe. Twari dufite insanganyamatsiko mu gihembwe cyose ivuga ngo gukura mu mushyikirano tugirana n'Imana. Twasanze dukwiriye gukura, ariko tugakura nk'uko tuzi Yesu, tuzi ibyanditswe byera muri make, kugira ngo tugere kuri wa mushyikirano wuzuye. Ni uko tuba dufite ibintu bibiri: dukurira muri Yesu Kristo, tugomba tugakurira mu byanditswe byera twahawe umwuka rero kugira ngo abidufashemo nk'uko twakomeje kubibona. Rero muri iki kigo dufite ingingo ivuga ngo iteka ryose. Ni ukuvuga ko rero uyu munsi wa none uko twabibonye, tugira ibintu biduhangayikisha, bitubaza byinshi cyane, ariko none uko byagenda kose, Yesu muri Matayo 24 yavuze ko ibimenyetso byegereza kuza kwe bizabihera ari byinshi. Twarabibonye, iyo tari kwabona tuzabibona, ariko noneho nyuma yaho hazaba ubuzima buzabaho iteka ryose, ubuzima tuzagira ikibazo na kimwe. Nibwo turi kureba rero muri iki cyumweru. Tugeze ku ngingo ivuga ngo kubaho muri iki gihe. Reka tubanze dusenge Imana rero idusobanurire icyo kwiga. Data mubyeyi mwiza, turagushimye kubera ko niho gushimwa, niho guhimbazwa, nyaguhora ku ngoma izina ryawe nirahabwe icyubahiro. Twamaze kubona ko Data mwiza, ubuzima bw'uyu munsi none ntabwo ari bwiza na gato kubera icyaha cyaje. None Data turifuza kugira ngo urangire vuba, Data mwiza, kugira ngo twibanire na Yesu wacu. Ntabwo Data mwiza yifuza ko isi irangira abera bakarimbuka, ahubwo urifuza kugira ngo twese twihane, kugira ngo hatazagira n'umwe urimbuka. Nuko ndakwinginze duhe kuvuga Yesu Kristo uko twamumenye n'uko twamwumvise, kugira ngo n'abandi bamumenye, tufatanye urugendo rutoroshye. Ngaho turinde kandi duhere muri byose mu izina rya Yesu, amen. Kubaho muri iki gihe, muri make turi byatuzengurutse, tubona isi yuzuye imibabaro, ibimenyetso Yesu yavuze ko namaze kubibona muri Matayo 26:6-11 byerekana kuza kwe. Muri make tugenda tubibona uko bwije n'uko bukeye, kandi noneho rero uko ibihe bigenda bihita, ibindi bikaza bigenda byiyongera. Muri make nta karaba. Muri ibyo rero harimo intambara, harimo imuhazi intambara se, ibyorezo. Yavuze ko ishyanga rizatera irindi shyanga, yavuze ko abantu bazatotezwa. Muri make yavuze ko ibintu bizakomera cyane. Noneho rero ariko avuga ko byanze bikunze mbere kugira ngo Yesu agaruke, ikimenyetso cya nyuma ni ubutumwa bwiza buzakwira mu mahanga yose, ngo buzigishwa mu isi yose, bugere mu mahanga yose. Nuko rero buri wese namara kumenya ukuri, imperuka ihere ko ibi. Mbese witeguye kuba umwe muri abavuga ukuri bakakujyana ku mpera y'isi kugira ngo imperuka ize? Ndatekereza ko buri wese arambiwe kubaho muri iyi si mbi, kandi buri wese arabizi ko ari mbi. Isi y'uburwayi, isi yo gupfusha, isi y'ibyago bitandukanye, isi y'intambara, isi y'inzangano. Iyi si nta cyeza na gato ifite. Ndatekereza ko twese twifuza kuyibamo tugataha iwacu, aho tuzaba iteka ryose. Turi mu bihe bikomeye, ariko nubwo turi mu bihe bikomeye, ntabwo dusaba kugira ngo twicecekere gutya. Ntabwo dusaba guceceka, ahubwo biradusaba kugira ngo twongere imbaraga muri wa mushyikirano tugirana n'Imana yacu. Muri Yakobo igice cya 4:13 kugeza kwa 14, reka twasome tuvuga tubwira. Nimwumve yemwe bavuga muti, uyu munsi cyangwa ejo tuzajya mu mudugudu w'inaka, tumareyo umwaka, dutunde tubone indamu, nyamara mutazi bizabejo. Mbese ubugingo bwanyu ni iki? Muri igihe kiboneka umwanya muto, kigahera ko kigatumuka. Ahubwo ibyo wari mukwiriye kuvuga ni ibi ngo, Umwami Imana nibishaka tuzarama, kandi tuzakora ducya na ducya. Ubu rero tuvugana, sinzi niba isaha ikurikira ishira nkiriho kimwe nawe rwose, ntabwo ubizi, ntabwo wabipuraninga, kubera ko Imana niyo isi ibyacu yonyine gusa. Turasabwa iki rero? Turasabwa kugira ngo duhore dushakisha icyakuzuza umushyikirano wacu n'Imana.
naho ubundi twaba twibeshya, twaba turi mu kaga. Muri Zaburi igice cya 80 umurongo wa 2 ndetse n'uwa 4 twasome twumve icyo hatubwira. Umurongo wa 2 kugeza ku wa 4. Wa mwungeri w'Abisirayeli we, tega ugutwi, ni wowe ushorera abayozefu nk'umukumbi, yewe wicara hejuru y'abakerubi rabagirana imbere y'Abefurayimu n'Ababenyamini n'Abamanase, kangura imbaraga zawe uze udukize. Mana utwigarurire, umurikishe mu maso hawe, natwe turakira. Mana Nyiringabo, turakwinginze garuka, urebe mu isi uri mu ijuru, ubirebe ugenderere uwo muzabibu. Reka dukomeze kwa 16. Warinda iki ukuboko kwawe kw'iburyo ukwateye n'ishami wikomereje, uwo muzabibu waratsinzwe, waraciwe, barimburwa no guhana ko mu maso hawe. Ukuboko kwawe kube k'umuntu mu kuboko kwawe kw'iburyo, umwana w'umuntu uwikomereye. Nuko rero natwe ntituzasubira inyuma, nuko tuguhararuke tuzure, natwe tuzahimbaza izina ryawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka twe tuvuge aya magambo. Muri make nubwo twabonye ko ari Abisirayeli bari kwivuga ngo twe, ariko turasabwa kugira ngo ahantu hari twe buri wese ashyireho izina rye. Uwiteka rero Mana Nyiringabo, batwigarurire. Ahangaha hasoma uvuga ngo Uwiteka Mana Nyiringabo nyigarurira, umurikishe mu maso hawe, nanjye ndakira. Nubwo duhanganye n'ingorane nyinshi rero, reka duhange amaso kuri Yesu yo gukiranuka kwacu, tuvuga tuti umurikishe mu maso hawe Data, nanjye ndakira. Uwiteka adukize, agukize nawe, nanjye nkize mu izina rya Yesu. Amaherezo rero tuzamubona amaso ku yaso, byanze bikunze. Twibuke ko Imana irema umuntu yifuzaga kugira ngo umuntu ahore imbere y'Imana, Imana ihora imbere y'umuntu. Twibuka n'Abisirayeli bari kugenda, bari kujya kwambuka, bari kuva muri Egiputa, bari kujya Kanani. Uwiteka yifuje kugira ngo bakube ubuturo bwera, ature hagati muri bo. Uwo mugambi Imana yari ifite kuva na mbere ikirema isi, ariko noneho rero icyaha cyaje kwangiriza iyo sano. Ariko noneho kubera urukundo rw'Imana rutarondoreka, yongeye kuturema bundi bushya binyuze muri cya gitambo cyo ku musaraba. Twarabibonye intambara ikomeye rero umwanzi yashoje, natwe twayisanzemo ishingiye ku iteka ryose. Ariko akenshi rero ntitujye dufata akanya ngo dutekereze ku kiguzi cyatanzwe, ngo isano yacu n'Imana iyongere isanwe. Ntabwo tubitekereza rwose. Akenshi turaranga, dufite ibiturangaje byinshi. Yesu agiye kugaruka, ubwo azahindura iyi mibiri yo gucishwa bugufi kwacu, akayishushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, nk'uko tubibona mu Bafilipi igice cya 3 ku murongo wa 20 ndetse n'uwa 21. Uko isi yihutira gusatira iherezo, umunsi umwe tuzabona agacu gato kirabura kazagaragara mu ijuru burasirazuba. Uko kazarushaho kutwegera, niko tuzagenda turushaho kubona ko kuri ako gacu hazaba hicaye usa n'umwana w'umuntu, wambaye ikamba ry'izahabu ku mutwe, kandi afite umuhoro utyaye mu ntoki ze. Azaba ashagawe n'amaso ibihumbi byinshi, kandi amaso yose azamubona. Tuzumva ijwi rye, twumve guhamagara kw'impanda y'Imana, maze ibituro by'abasinziriye muri Kristo bikingurwe, kandi bazamenya ubahamagaye. Muri make abasinziriye mu bituro bazakunguka, ariko bazamenya ubahamagaye byanze bikunze, kubera ko bapfuye cyangwa basinziriye bomatanye nawe. Reka dusome amagambo aboneka mu Rwanda rwa Tesalonike mu gice cya 4 umurongo wa 17. Uko bizaba bimeze, maze natwe bazaba bakiriho hasigaye, duhere ko tujyananywe nabo, tuzamurwe mu bicu, dusangane n'umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Uyu ni Pawulo, yarazi ko Yesu ari hafi, ashobora gusanga anakiriho, ati nuko natwe bazaba bakiriho. Muri make Imana izavuga abasinzire mu bituro bizeye bakangukire guhura n'umwami, ariko ngo noneho n'abazaba bakiriho, noneho bamusanganire mu kirere. Tuzabona Yesu rero, tuzumva ijwi rye, kandi tuzatura ko ari umwami, uwo twasomye mu nyandiko zitandukanye, uwo twasenze se, uwo twabwiye abandi, aho imitima yacu yakumburaga uko bwije n'uko bukeye. Tuzamubona amaso ku maso, tubyizere, kuko amasezerano ya Data n'ay'ukuri, ntabwo ajya abeshya.
tuzamenya ko kumutegereza rero isengesho ryose ryo kwihana twasenze n'umwanya twamuvuze dukiza amanga byose byari iby'agaciro kuri ejo hazaza cyangwa ku bugingo bw'iteka. Uwiteka rero aduhana umugisha aho twabanye, atugirire neza, aduhe gukumbura ahazaza h'iteka ryose. Umwami wacu yaduteganirije, twibuke ko ajya kugenda yavuze ngo ntimuhagarike imitima yacu ngo mu rugo rwatari amazu menshi ngo y'abatari ngo mubwire ko ugiye kubategura hanyu ngo kandi nubwo ugiye kubategura hanyu ngo nzagaruka mbajyane iwanjye kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Rero yagiye gutegurira hacu, yagiye kuntegurira ahanjye, yagiye gutegurira ahawe, yanze bikunze kugira ngo aho ari nanjye nawe tuzabaneyo. Uwiteka rero twabanya kugira neza kandi guhe gutegereza wihanganye uzabashe guturana nawe. Gaturukiranuka negeze ubugingo bwacu dukomeje gushima, bakomeze babanye natwe. Data ndakwinginze igihe cyose data mwiza tumara turi mu byawe, amasengesho tusenga Nyagasani Mwami, imitima yacu igiye gukumbuye Nyagasani, byose urabizi kandi bisobanukiwe. Ndakwize bigiye kuba iby'ubusa, bigiye gupfa ubusa, kuko bizatuma tukubona data ubwo Kristo igiye kuzagaruka tubane iteka ryose. Cyo ndikunze kibikiye muri byose mu izina rya Yesu. Amen.